haza umuntu wambaye ikanzu y'umweru. Inyuma h'iyo kanzu hari handitseho izina ryitwa. Imbere arambwira ngo ngiye kuzamuka ngo uhita umfata. Nafashe ikanzu yiwe ndayikomeza cyane. Yari yambaye ikanzu kinini cyane cy'umweru, hasi gifite imirasire nk'iyizuba. Ndagifata ndagikomeza cyane, ariko numva mfite n'imbaraga zo kumufata cyane. Kwari nko kuva nk'aha ngaha ugera Nyabugogo, harimo ibirometero nka 3. Hose huzuye abarwayi, ari ibitanda bigerekeranye, kandi buri gitanda cyari kiriho abantu 2. Harimo abadamu, abakobwa, abasore, mbese abana bato, harimo abantu batandukanye. Buri ngeri zose bambaye n'udupfukamunwa. Arangije ndamubaza atese kubera iki na hano bambaye udupfukamunwa. Arangije arambwira ngo rero ngo ubundi ngo agapfukamunwa ngo nibo bakazanye, ngo katurutse mu isi ya kabiri, ngo ni tekinike bazanye. Arangije ndamubwira ngo bano barwayi bageze hano gute. Arambwira ati rero bano barwayi ni abantu ngo baba baragiye kwivuza mu bapfumu, bakajyana y'amafoto yabo bakabatangaho ibitambo. Ngo hari n'abantu baba baratanzwemo ibitambo nyine mu buryo bw'uburwayi. Ari bo babo barwayi nabonaga bambaye n'amakanzu n'udupfukamunwa. Banzanira igisorori kinini kirimo ibiryo cyuzuye umuceri. Nabonaga uwo muceri utetse ipirawu, nta nyama zarimo, wari utetse ipirawu urimo ibirungo byinshi utamenya. Noneho bazana n'indi sorori yuzuye isose y'umutuku, basuka kuri wa muceri. Wa mukobwa arambwira ngo nureba ngiyo sose n'amaraso, ngo reba witegereze, ngo kandi ibyo ureba ikintu cyose uri buhabone uzakivuge, ngo uzagende ku isi hose ubivuge, ngo ntago ariho Satani aba, ngo kubera yuko ngo nanjye mamaze imyaka 2, ngo ntago ndabona Satani, ngo sindamubona. Uwiduhaye arine. Uwiduhaye arine. Ariko arangije arambwira ati ariko aba bose ubona ni abakorera Satani. Hari ikintu kimeze nk'ikigirwamana gifite ibyinyo ariko cy'igishushanyo gikoze muri zahabu. Muri zahabu gifite ibyinyo binini, kinini cyane, kinini, gifite n'amahembe menshi. Cyari gifite amahembe menshi, gifite umutwe munini, gifite amaso nk'ay'inka. Noneho mu ruhanga rwacyo harimo imibare 3 yandikishije umukara. Yarambwiye ngo uwo mukobwa yarambwiye ngo nzakivugeho cyane. Yarambwiye ngo mbwire abantu bari ku isi ya mbere ko hari igihuha cy'uburwayi bugiye gutera ku isi, kandi kugira ngo iki kimenyetso kizajye kuri aba bantu bazaterwa imiti. Arangije arambwira ati ngiye kugutuma uzambwirira abantu ko uwiduhaye arine bantanzeho igitambo, ngo yisanze kuzimu, ntabwo azi uburyo yagezeyo, nta ruhare yabigizemo. Yarambwiye ngo nzamubabarire muvuge mu mazina yombi, yitwa uwiduhaye arine, ari kuzimu, bamutanzeho igitambo, ngo kandi ntazi uko yagezeyo. Ubwo rero abantu bamuzi mumenye ko uwo mubona atuzuye. Hari abantu bakokotseho imibiri ari amagufwa, nta mibiri nyine bafite, nta mashusho, nta masura bafite,
amaso ari ibinogori, ariko mbona umuntu urimo ubwiriza abo bantu, mbona ndamuzi ahagaze ku gatuti k'igiti agahagazeho arimo abwiriza, kandi ni umuntu ukomeye inaha tumuzi ko ari umuntu ukomeye. ako se ko bajya badushinja kandi kenshi tuvuga tugiye kuvuga ikintu nk'icyo ngicyo bakavuga ngo tumuvuge. Yes, reka nongere ngusuhuze neza nshuti muvandimwe, wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Komeza ugubwe neza kandi ukomeze ube amahoro, nizere ko umeze neza ushima Imana. Nitwa Prince Robert, umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Ngira umugisha n'Imana kuri kamera zacu, nakiriye umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana n'umuhanzikazi w'indirimbo zaririmbiwe Imana, bamwita Diane. Uraho neza utumishe? Muraho neza. Iminsi myinshi. Twese hamwe. Umeze neza? Kwa kamwenyu ari kosera, Yewe nikomera. Niko imereye? Okay. Nizere ko umeze neza. Cyambere ni amakuru, ufite message Imana yaguhaye ushaka kuduha, niyo inzanye. Reka maze dushyira imbere y'Imana ubundi tuganire. Bararikire kukurikira iki kiganiro kandi mu gitangire mu gisoze kuko kirimo ubutumwa bukomeye. Diana agiye kutubwira ukuntu mu minsi yashize yavuye ikuzimu. Mana yacu, Mana nziza, Imana ikomeye, Imana ikiranuka, witwa ndiho, ushoboye byose kandi nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Akanya nk'aka Mana turagushimye, tugushimiye yuko waturinze ukabana natwe, suko twari dukiranutse, suko twari beza, ahubwo ni ubuntu bwawe, ni imbabazi zawe, ni urukundo rwawe. Turabigushimiye rero Kristo, kandi turakwinginze cyane kugira ngo uzubane natwe kubw'ubutumwa tugiye gutambutsa, isi yose izabwumva. Turasenze Mana, dukumira imbaraga z'umwijima, dukumira ubutware bw'ibitakubaha mu izina rya Yesu Kristo, dukumira imyuka y'abarangi, dukumira imbaraga yose y'abadayimoni mu izina rya Yesu. Ngwino ubane natwe, tuguhaye ikaze na karibu nyakubahwa, ntaba ari twe Kristo mwiza, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mbisabye nizeye ni mu izina ryawe Kristo wanesheje. Amen. Amen, amen, amen. Hanyuma ndifuza ko tuganira kandi abantu badukurikiye badutega amatwi, badukurikire step by step kugira ngo bumve Imana ishyize ku mutima wa Diane. Yego murakoze, mbanje kubasuhuza, ariko hari abantu b'inshuti zanjye. Yego. Hari aba diaspora, hari abari mu Rwanda, hari abarundi. Ni ukuri ndabashuhuje, Imana ibaha umugisha. Yego. Mwibuka gukanda kuri channel yanjye yitwa Diane Official TV, mureba indirimbo z'Imana. Ubutumwa nzanye n'ubwo Imana yampaye ku itariki 5 z'uku kwezi. Nararyamye, hari habaye saa 1 z'ijoro, maze gusenga, ndaryama. Nkiryama mfatwa n'ibitotsi byinshi, ndasinzira. Yego. Nkisinzira haza umuntu wambaye ikanzu y'umweru. Inyuma h'iyo kanzu hari handitseho izina ryitwa ngo Kaburiheri. Gabriel. Ego. Yari ikanzu ifite n'amababa. Noneho araza arambwira ngo ujye uhakana ko nta hantu ikuzimu habaho umuntu ajya ari muzima ngo agaruke. Yego. Ngo ariko ndashaka kugutembereza, ngo kubera yuko ngo ubuhamya ngo umaze iminsi utanga, ngo abantu babwumvishe, ngo ngiye kukwerekwa kuguha ubundi buhamya. Yego. Ndamubwira ngo ese ni wowe marayika Gaburiyeli? Njya numva bavuga. Njya numva bavuga.
ngo ntabwo ujya wumva bamvuga ngo ngusura kenshi nuko ntakwibwiye. Arangije ndabipinga nyine kuko ntago ngewe n'ubundi ntago nabyemeraga. Naramubwiye ngo ubwo se ko mbona ubundi ko mbona uri umuntu nkanjye ubwo ugiye kunembereza ikuzimu gute? Ngo ubwo henga uranyica ngo hanyuma ngo ngende nongere ngaruke mbe muzima. Arangije aramwe ngo ntabwo ngewe ndi umuntu nkawe ngo nuko nambaye ishusho y'umuntu ngo kugira ngo tubashe kumvikana. Niye ngo ariko numwe n'Imana ukorera, ngo numwe n'Imana ngo kandi nayo ngo uraza kumva ijwi ryayo, ngo uraza kujya wumva ngo ivugana nawe, ngo urahita umenya yuko ngo ndi kaburihere. Ubwo twaragiye arajya imbere arambwira ngo ngiye kuzamuka ngo uhita umfata. Nafashe ikanzu yiwe ndayikomeza cyane, yari yambaye igikanzu kinini cyane cy'umweru hasi gifite imirasire nk'iyizuba. Ndagifata ndagikomeza cyane ariko numva mfite n'imbaraga zo kumufata cyane. Araguruka, agurutse nyine aranjyana, turagenda tugera ahantu hasi ku kibuga cy'indege hari tapi y'icyatsi kibisi. Haparitse indege imwe, yari indege nini pe, yari irimo n'intebe nyinshi ariko ninjye njyenyine wari wicayemo. Muri iyo ndege niwe wari urimo? Muri iyo ndege ninjye wari urimo. Iyo ndege yari ifite amabara y'umukororombye. Ukuza umukororombye umera. Ubwo arangije arambwira ati rero ahangaha nkugejeje niho ku isi ya kabiri. Noneho sinongeye kumubona. Nongeye kumubona ari uko indege imanutse. Indege urumva yaragiye nyine iragenda tugera ahantu mu nyanja. Mu nyanja ifite amazi y'ubururu, indege iteberamo iragenda. Imaze kugenda kuko wa mumarayika nkinjira mu ndege sinongeye kumubona, ariko twinjiranyemo sinongera kumubona. Mbona ni njye jyenyine nambara sentire, indege iragenda igera ahantu mu nyanja iramanukamo. Muri iyo nyanja iramanuka nabyo byafashe urugendo rurerure. Imaze kugerayo iraparika. Igiparika ndebye hanze y'indege, hanze mbona ni mu mwijima. Marayika hitaza amaze kugaruka mbona harabona, noneho ndahabona, ntangira kubona amazu, ntangira kubona abantu. Ariko maze kumanuka, marayika maze kumanura ama esikariye yo mu ndege, mpura n'umukobwa ngo witwa Uwiduhaye Aline. Amaze kumpuza n'uwo mukobwa, marayika sinongeye kongera kumubona nanone. Nongeye kumubona ari uko urugendo rushoje. Arangije Aline rero arambwira ati uje ni wowe uje kuri misiyo y'Imana, uje mu butembere? Ni njyewe. Ati rero ni njyewe wapanzwe kugutembereza. Ati ahantu hambere ngiye kukujyana mu bitaro by'abarwayi. Ese nguciye mu ijambo gato, ntago wagize amatsiko yo kubaza izo misiyo? Naramubajije ndamubaza ngo ese abandi baza hano bataje muri mugambi w'Imana, bataje muri misiyo y'Imana, baba baje mu zihe misiyo? Arangije arambwira ngo hari abantu benshi, ngo hari misiyo nyinshi ngo zitandukanye. Arangije arambwira ati rero ati hari abaza kuri misiyo
ngo yo gushaka urubyaro, ngo abandi bajyayo kuri misiyo yo gushaka ubutunzi, ngo abandi bajyayo ngo gusaba imbaraga, ngo abandi bajyayo mbese ngo bajyanywe n'ibintu bitandukanye n'uburwayi, bashaka gukira wenda uburwayi ngo barwaye ntibwakira, ngo bakagenda gutyo. Arangije anjyana nyine mu bitaro by'abarwayi, kwari nko kuva nk'aha ngaha ugera Nyabugogo, harimo ibirometero nka 3. Hose huzuye abarwayi, ari ibitanda bigerekeranye, kandi buri gitanda cyari kiriho abantu 2. Harimo abadamu, abakobwa, abasore, mbese abana bato, harimo abantu batandukanye, buri ngeri zose bambaye n'udupfukamunwa. Arangije ndamubaza tese kubera iki na hano bambaye udupfukamunwa. Arangije arambwira ngo rero ngo ubundi ngo agapfukamunwa ngo nibo bakazanye, ngo katurutse mu isi ya kabiri, ngo ni tekinike bazanye. Yego. Arangije ndamubwira ngo bano barwayi bageze hano gute? Arambwira ati rero bano barwayi ni abantu ngo baba baragiye kwivuza mu bapfumu, bakajyana y'amafoto yabo bakabatangaho ibitambo. Ngo hari n'abantu baba baratanzwemo ibitambo nyine mu buryo bw'uburwayi. Ari bo babo barwayi nabonaga bambaye n'amakanzu n'udupfukamunwa. Nabonaga hari n'abantu b'abazungu barimo babazanira ibyo kurya. Noneho nkihagera mbona abantu baho barikanze, kuko nari nambaye ikanzu y'umweru, nambaye n'igitambaro cy'umweru, nabonaga mfite na Bibiliya mu ntoki. Mpageze barikanga, bamwe batangira kwikuramo ya makanzu, baravuga ngo barashya, ngo barumva bari gushya. Noneho haza umuntu w'umugabo amvugisha ikirimi numva, wa mukobwa aransemurira. Arambwira ngo nindebe ibyo ndeba vuba, ngo kubera yuko ngo ndimo ndahungabanya umutekano w'abo bantu masanze. Yego. Banzanira igisorori kinini kirimo ibiryo cyuzuye umuceri. Nabonaga uwo muceri utetse ipirawu, nta nyama zarimo, wari utetse ipirawu urimo ibirungo byinshi utamenya. Noneho bazana n'indi sorori yuzuye isose y'umutuku, basuka kuri wa muceri. Wa mukobwa arambwira ngo nureba, ngiyo sose ni amaraso, ngo uramenye waje kuri misiyo y'Imana, ngo tugende. Abamfasha akaboko arankurubana, nyine turagenda. Bya biryo narajijishije mbitereka iruhande rw'umurwayi, ndagenda. Twaragiye tugera mu kandi gace karimo abantu bambaye ubusa. Abantu bambaye ubusa, abadamu, abagabo, ariko nta misatsi bafite, ari uduhara, bambaye n'ubusa, batangira kwikingakinga ibiganza. Wabonaga neza n'ibiganza byabo, intoki zabo nta nzara ziriho. Ibi bintu rero nimubifate nk'ibintu bya burage biri aho, bimwe bita gutwika. Ni ibintu niboneye n'amaso yanjye y'umwuka, ariko jye nabonaga n'ay'umubiri abireba, kuko narabirebaga rwose. Noneho arangije batangira nyine, barimo babumba n'inkono. Nabonaga bari kubumba udukono twinshi kumwe, nyine bamwe babumba inkono bazibumba. Nabonaga bamwe bari kwikorera ibumba, abandi bari kubumba, abandi bafite udusuka ku rutugu, bambaye ubusa. Ndamubaza ngo aba bantu bageze hano gute ko mbona bambaye ubusa? Ati nakubwiye yuko hano ari ku isi ya kabiri. Ati rero hano ataba abantu ubona bambaye ubusa, ni abantu ujya wumva bamwe bapfa
abarozi bakabazikura mu mva nyine bakabakura mu bituro babazana hano abo bantu ngo ni imyuka y'abantu bapfuye baba bazikuye barabajyana bakabakoresha nta bintu byinshi namubazaga kuko hari ahantu nageze numva kubireba ndabirambiwe ariko numva ijwi rirambwira ngo ndi Uwiteka Imana yawe ndi kumwe nawe ngo reba witegereze kubera yuko ibyo wajya guhakana biriho ngo reba witegereze ngo kandi ibyo ureba ikintu cyose uri buhabone uzakivuge ngo uzagende ku isi hose ubivuge ngo ntugire na kamwe uzibagirwa maze narabyubitse nyine narakangutse ndabyandika kugira ngo ntabyibagirwa mara nk'iminsi mbirepeta kugira ngo bijye mu bwonko neza yego noneho ndangije maze kurenga aho hantu bahambaye ubusa hari abantu bambaye ubusa mu mwijima mukabwibwe nta muriro uhari nta toroshi ariko igihe narababonaga ko baranambonye barihisha nyine barihisha bumva bavuga ibintu bidasobanutse batavuga ikinyarwanda batavuga icyongereza batavuga igifaransa batavuga igiswahili muri izo ndimi z'amahanga nubwo ntazize ariko ndabyumva nshobora kubyumva nkamenya n'ibyo nshobora no kumva icyo uvuze wenda simbaje kugusubiza ariko ndacyumva nuko ndangije mfata akaboko aranjyana tugera ahantu ku musozi hariho utuzu tw'ibyatsi twinshi cyane arangije arambwira ngo abarangi ngo urabazi ngo abarangi ndavuga ngo abarangi ndabazi ngo hariya ngo ni mu gace k'abarangi ku musozi wabo ngo ni umusozi w'abarangi ngo numvaga n'utugoma twinshi ariko ibyo baririmba ntabyumva bararirimbaga ariko nkumva ibintu baririmba ntibisobanutse ngo sinahageze yanyerekeye kure arakomeza turagenda numva ndananiwe najya kwicara ngo nduhuka arambwira ati waje kuri misiyo y'Imana hano rero nta muntu uza ahatumwe n'Imana ngo ahicare ati kandi ntago nshaka ko hari ikintu na kimwe kiri bukwanduza ubwo ndangije turagenda tugera hirya kure twagenze nk'amasaha 2 ngiye mu buryo bw'umubiri twagenze nk'amasaha 2 yego arangije imbere nahabonye icyobo kinini cyane kinini mu burambike gutya no mu burebure cyari kinini none amaso atagiheza amaso ntago yagihezaga harimo haka umuriro mu imbere mu cyobo noneho ku mpande y'icyobo gutya hatamirijeho udukono twishi tw'umukara tuno twa kinyarwanda batwita utwabyo tuno twabyo njya numva hano wangiye ugakaranzemo ibiryo bireba biryoshye rwose donc abana badukurikiye hari igihe tuvuga utwabya kubera ikinyarwanda batacyumva neza cyangwa n'abandi bantu bavutse batabizi neza ni inkono za kinyarwanda zibumbye mu ibumba ariko noya ubwo none harangije binini bazita icyungu icyungu arangije arambwira ngo sureba kiriya cyobo ndamubaza ngo ese ngo niho Imana iba niho Satani aba arangije arambwira ngo hoya ngo ntago ariho Satani aba ngo kubera yuko ngo nanjye mamaze imyaka 2 ngo ntago ndabona Satani ngo sindamubona uwiduhaye arine uwiduhaye arine ariko arangije arambwira atariko
aba bose ubona ni abakorera satani. abo ugenda ubona aha bose uretse wowe ni abakorera satani. ndamubwira ngo ese ngo nawe uramukorera? ati ngenda akoreshwa kuko sinaje ku bushake. ati ngo we ngo yatanzwemo igitambo. yego. arangije arambwira ati ngwino tugende. tugende. ndamubwira ngo buretse uyu muriro timagaze mu butware mpabwa n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. uyu muriro ngiye kuwuzimya. ati ntabwo uwuzimya. ni none se kuki uyu muriro wakaha? arangije arambwira ati sinakweretse udukono twishi turi hejuru y'iki cyobo. ati ba bantu bajya kuraguza ngo bakabahamagarira abakuru ngo abakurambere ngo babamo hariya ngo hariya ni mu bakurambere niko bayita ngo za mbaraga abapfumu bajya biyambaza ngo abakuru ngo abakurambere ngo hariya ngo niko bahita ngo ni mu bakuru, ni mu muriro w'abakuru n'abakurambere. abo bakurambere nibo ngo bahya imbaraga abapfumu. nuko ndamubwira ngo uyu muriro rero ngiye kuwuzimya. ngo ntabwo uzimya ngo havuta iteza ibibazo. ndawuzimya ni mu izina rya Yesu Kristo. ndawuzimya. igihe ngiye kugenda nyine numva mfite ifuhe ryinshi ntangiye no gusenga, marayika wahanzanye aragaruka nk'ibiti baba mu bitugu arambabaza. ariko bwabare ntabwo nabwumvise. nahise numva mbaye undi muntu mpita ngenda njyana ibiganza gutya ndagenda ndabangora ngo wa muriro we ngo ndakujimije mu izina rya Yesu Kristo. nabivuze 3. ndavuga ngo mu izina rya Yesu Kristo inshuro 3 umuriro urazima. umuriro urazima na twa dukono turarigita ndatubura. ngenda mpagarara hejuru ya cya cyobo nkakireba simeze. ngo ndakireba kandi amaso yanjye nabonaga ari amatoroshi kuko ahantu narebaga hahitaga habona. ari mu mwijima nahareba hagahita hacya nkabona harabona. ndangije ndebyemo ndareba mbona mbura iherezo ry'icyo cyobo. ndahabura neza mbura iherezo ry'icyo cyobo. noneho ndangije maze kuhareba nubura amaso hakurya nko muri metero nka 200 ruguru y'icyobo. ubwo cyari cyamaze kuzima nta muriro uri kwakamo. hari ikintu kimeze nk'ikigirwamana gifite ibyinyo ariko cy'igishushanyo gikoze muri zahabu. muri zahabu gifite ibyinyo binini kinini cyane gifite n'amahembe menshi. cyari gifite amahembe menshi, gifite umutwe munini, gifite amaso nk'ay'inka. noneho mu ruhanga rwacyo harimo imibare 3 yandikishije umukara 666. iyo mibare ndangije ndamubwira ngo iki se iyi niyo satani? arambwira ngo sinakubwiye yuko satani ntamuzi ntaranamubona. ngo ariko kiriya ni ikigirwamana cy'abantu baha basenga. ngo ahangaha tugeze nta nubwo hakiri muri Afurika, ngaha tugeze ni muri Amerika. ngo iki kintu rero ngo kino gishushanyo ubona ngo iyi ni imana y'abatizera, imana ishobora byose, ngo ni ikimana cyabo. ngo ndetse ngo gitanga ngo n'imbaraga, ngo gitanga ngo amashaba, ngo gitanga ibintu byo kwamamara. noneho arambwira ngo ntago nshaka yuko tukivugaho cyane, nta nubwo nshaka yuko ucyegera. ngo ariko ngo uzabwira abantu bo ku isi ya mbere yuko ngiriya mibare
ngisa igiye gusakara kuri buri muntu wese 666 yari yandikishije ikaramu y'umukara mu ruhanga rw'icyo kintu. Noneho arangije arambwira ngo hari uburwayi bw'igihuha. Aka kantu mukumve neza mutanyumva nabi. Hari uburwayi bw'igihuha abadayimoni bagiye guteza ku isi, ariko ari igihuha, kugira ngo iki kimenyetso 666 kijye kuri buri muntu wese utuye isi. Yarambwiye ngo uwo mukobwa yarambwiye ngo nzakivugeho cyane. Yarambwiye ngo mbwire abantu bari ku isi ya mbere ko hari igihuha cy'uburwayi bugiye gutera ku isi, kandi kugira ngo iki kimenyetso kizajye kuri aba bantu bazaterwa imiti. Iki kimenyetso ntimugire ngo bazaza bakibandikaho mu gahanga, nta muntu uzaza kukwandikaho, ahubwo iki kimenyetso muzagiterwa mu nshinge. Yarambwiye ngo ni tekinike abadayimoni bari gukora, bafite inama, ngo bari mu nama, niko yambwiye ati ubu bari mu nama bayimazemo hafi umwaka wo kuzana icyo gihuha cy'uburwayi buzanyasakara isi yose, hanyuma rero babatere iyo miti yo kugira ngo icyo kimenyetso 666 kijye kuri buri muntu wese ubarizwa ku isi ya mbere. Ubw'isi ya mbere nyine ni ku isi y'abazima. Yego. Arangije arambwira ati ibyo nagusobanuriye nyirizina, ati icyo nashakaga kukumenyesha ni iki, ngwino dukomeze tugende. Twarakomeje turagenda, ahantu hanini, ahantu hadatuye n'abantu, hari ibintu by'imiriro byaka, ukajya ukabona ahantu haratse, nta muntu hatwitse ntaki. Arambwira ati ibi byose ibi rero ni imbaraga za Satani, ni imbaraga z'abadayimoni, ibyo wagombaga kubona ndabona ubibonye, nakubwira yuko misiyo yawe uyigeze ku musozo. Arangije arambwira ati ngiye kugutuma uzambwirira abantu ko uwiduha yarine bantanzeho igitambo, ngo yisanze kuzimu, ntabwo azi uburyo yagezeyo, nta ruhare yabigizemo, ariko arakoreshwa, ngashinzwe kwakira abinjira. Abakuri resebusiyo. Abakuri resebusiyo. Arambwira ngo inzara igiye kumwica, ngo arya ibitaka, ngo kuko yabonye ibiryo byahatabirya. Nagiye mpabona n'amabotike n'amaresitora, ibintu byose birahari. Hari naho twageze arambwira ati rero, ati ahantu ikintu cyose icyo uje gucuruza, ati iyo umuntu ashaka kujya gusaba y'ubutunzi, ngo agenda avuga icyo ashaka gukora. Nimba ashaka gucuruza avuga ibyo azacuruza, bya bindi avuze nibyo bamuha, nyine akazamukana agakora, akabizana mu isi ya mbere. Hari n'abatayeri. Wabonye n'abadozi? Nabonye n'abadozi. Ariko icyo nyirizina ubundi ntabwo byari ngombwa yuko mbivuga, ariko yaranyihanangirije, kandi n'Imana irambwira ati
ni ubuhamya nzabutanga. Yarambwiye ngo nzamubabarire muvuge mu mazina yombi, yitwa Uwiduhaye Aline, ari Kuzimu, bamutanzeho igitambo ngo kandi ntazi uko yagezeyo. Ubwo rero abantu bamuzi mumenye ko uwo mubona atuzuye, kuko yarambwiye ati jewe ndi ku isi y'abazima, abantu bazi ko ndiho, bazi ko ndi muzima, ariko marinari ntago nuzuye. Nahabonye abantu benshi, hari n'umuntu nahabonye duherutse gukubitana gatoya, ndahamubona yicaye ku gatebe k'akanyarwanda, nshaka kumuvugisha aranyihorera, yigira nkaho atambonye, aranyihorera. Hari n'abashumba, oya ntabwo ari umuvugabutumwa, ni umuntu wigira umuntu usenga, ariko ni umurozi, ni umurozi wo mu rwego rwo hejuru. Noneho narahamubonye, nshaka kumubaza nti nese burya bya bintu ujya unkora ni ahangaha ubikura? Yigira nk'umuntu utambonye, bamwicaje ku gatebe k'akanyarwanda k'umukara, ari ahantu mu mwijima, mbona agoswe n'ibintu by'ibidayimoni, aranyirengagiza. Uwo mukobwa ahita mfata akaboko turagenda. Iyo yamfataga akaboko nta kintu nongeraga kureba, nahitaga mukurikira. Aranjyana angeza ahantu mu rusengero, angejeje ahantu mu rusengero hari abantu b'abazimu bakokotseho imibiri, ari amagufwa, nta mibiri nyine bafite, nta mashusho, nta masura bafite, amaso ari ibinogori. Ariko mbona umuntu urimo ubwiriza abo bantu, mbona ndamuzi, ahagaze ku gatuti k'igiti gasanzwe, agatuti k'igiti agahagazeho arimo abwiriza, kandi ni umuntu ukomeye inaha, tumuzi ko ari umuntu ukomeye. Ako se ko bajya badushinja kandi kenshi tuvuga nk'iyo tugiye kuvuga ikintu nk'icyo ngicyo bakavuga ngo tumuvuge, aba ari ngombwa kumuvuga? Ntabwo aba bari ngombwa, ibintu byose dusabwe kubigiramo ubwenge. Iyo bimeze gutyo ahubwo urasenga, za mbaraga akoresha mu bantu zigata agaciro, ariko waba ushenye ba bantu yigisha, nawe ubware gashobora kujya kukurega mu nzego ashobora no kukurega batuye umuntu aramarabika, kuko nta pareyi, nta foto uba warafashe ngo werekane. Yego. Ariko uwo muntu ndahamubona, ndatungurwa, kandi njya numva banamuvuga koko kajyayo, ariko ntabwo nabyemeraga. Nanjye mu bantu bateye comment kuri icyo kintu, kuwo muntu ajya Kuzimu, narayiteye, numva ndanababaye. Ni umumama n'umupapa? Ni umugabo. Ubwo ndangije, amaze kureba abantu bari buzuye urusengero, ariko babazimu b'abadayimoni, baririmba bakoma mu mashyi n'amajwi yumva, ariko nta mibiri bafite, ari ibizimu biri aho nyine biteye n'ubwoba. Ahagaze imbere arimo abwiriza, na bya bindi bakajya bagira gutya ngo niba ari fire. Biriya bya fire. Bimugira ngo ni fire. Ubwo ndangije ahita mfata akaboko, hahandi ya ndege ya Parise, abari hansubiza marayika aragaruka, anyinjiza mu ndege nanone, nongera kwibona ndyamye iwanjye. Nsanga nabizi ibyuya, nsanga nananiwe, nsanga amaguru ari kundya. Rwose namaze iminsi, maze bukeye
mu rindi joro Imana irambwira ngo ninkora amasengesho y'iminsi 3 mbone gutambutsa buno butumwa. Yego. Amasengesho narayakoze. Imana ikomeza kubana nanjye n'ubiracyari kumwe nanjye. Ariko hari ibintu abantu bitiranya, mureke kwitiranya ibintu byo gutwika n'ubutumwa bw'Imana. Mureke kubyitiranya. Hari abantu rero mujye mubavuga ngo bamajyanye amagi ngo bayata mu nyanja bamayanukiraho, ngo hari abandi bajya mu bituro. Ngewe rero nagiye mu ndege imanukira mu nyanja, nuko nabibonye. Ariko ntago nemeraga iyo turi kubariza abantu badukurikiye natwe twibariza, akubwira ngo indwara z'igihuha, indwara y'igihuha, donc nta nsinzi yatanze igaragaza ko ni indwara izaza abantu bakikwiza, mukambara n'amaga yo kugira ngo iyo ndwara itabanduza, mukambara n'ubupfukamunwa mukikwiza, ugasigaza imboni y'ijisho gusa ngo kugira ngo iyo ndwara itakugeraho. Kandi muzakingirwa ku bwinshi, ku bwinshi n'inkoni hubwo zinariho, no mu nzu ku buryo bazajya baza gusakamo abantu batikingije. Ariko nabwiwe ko ari indwara nyine y'igihuha abadayimoni bazaba bazanye ku isi, yo kugira ngo ikimenyetso cya 666 kijye kuri buri muntu wese utuye isi. Intsinzi si kabiyihe? Intsinzi yabyo kugira ngo abantu bamwe bitazabagera. Urumva umubare 336 ni ikimenyetso. Intsinzi yabyo rero ni ugusenga basaba Imana uburinzi. Yego. Kuko yambwiye yuko nta muntu uzagihunga. Umuntu wese wambaye umubiri utuye isi, iyo myenda azayambara, kuko narayibonye iri kudorwa. Ni modeli izaza abantu bose muzabona babyambaye, bambaye, waba umugore yaba umugabo wambaye. Reba wenda reka nguhe urugero, ariko abantu ntibanyumve nabi. Hari abantu nimba baba muri babahera muri bambara ibintu bihugu by'Abarabu, by'Abarabu, bambara ugasigaza utuntu twa imboni gusa ureberamo. Nazo zizaba zifite utuntu tumeze nk'utuyungiro ureberamo ku buryo isura yawe itagaragara hanze. Yego. Ari uburyo bwo kugira ngo ahubwo babadayimoni bo babone bagere ku ntsinzi yabo yo gutesha umutwe. Yego. Icyo gihe rero n'umuntu uzaba uvuga mwami Yesu azabizira. Umuntu uzaba usenga mu kuri no mu mwuka azafungwa, azakandamizwa, azitwa ikintu nazi, azatukwa, azangwa, azacibwa. Kuko uzaba wemerewe kujya ahantu hamwe gusa mu idini rimwe, ibi by'amadini by'amatorero, ngo amacaci, ngo adeperi, ngo gatolika, ngo abasilamu, bizakurwaho hajyeho idini rimwe. Yego. Kuba kubwiye ibintu byinshi wana. Wabonye bizaba nka ryari? Ari umwaka bigeze bakubwira? Nta mwaka wabonye? Nta mwaka nabonye. Ariko biregereje. Hanyuma birangiye ya ndege nyine irazirantora, nisanga ndyamye ku buriri wanjye. Nyuma yaho nyine nagabwaho ibitero, ariko nyuma yaho abadayimoni barandwanyije mu buryo bukomeye.
nkajya numva n'amajwi ambwira ngo sinzabivuge, ngo nimbivuga bazanyica, kuko nabonye y'ingeri zose n'abatinganyi, abagore cyane nibo nabonyeyo, abagore ku bagore, nabonye ibintu bitandukanye, mbese ibyo duhura nabyo hano ku isi narabihabonye. Ndangije hari abantu bajya bumva ko aho hantu hatabaho habaho, ariko ntabwo ngewe ngiye kugira ibyo nshakayo, na Imana ngewe nari narayibwiye ni ngewe, ibi bintu barabeshya, abantu batanga ubuhamya ngo bagiye kuzimu baragaruka, ati barabeshya, niko navugaga. Rero Imana yanjyanyeyo imbwira ati ngiye kukumara amatsiko, ngiye guhinyuza, ngiye kukumara amatsiko ibyo uhakana ko bitabaho ubibone, kuko nubwo ni nk'uko nahakanaga ngo nta mugore ku mugore basambana bakwakana urukundo, ibyo bintu nibibaho ni ukubeshya, nabyo rero ni nk'ako bimeze. Donc Imana yakujyanye kugira ngo uhinyuze. Ninyuze nge nibonera ukuri nyako. Turi gusa nk'abasatira umusozo mu kiganiro cyacu, nshobora kubaza ni nta kindi kintu wibagiwe ushobora kuba warahabonye wabwiwe kuvuga mu byo wanditse dusoze? Ndumva nta kintu nahibagiwe. Ikingenzi cyane nihanangirijwe ni ukubamenyesha icyo kimenyetso, kandi icyo kimenyetso cya 666 kizajya mu ruhanga rw'abantu, ariko binyuze mu burwayi bw'igihuha. N'ayo mazina y'uwo mukobwa nta nubwo ari umwana, n'umukobwa mukuru, ngo witwa Uwiduha Yarine, ko abantu bamuzi bamenye yuko uwo bazi nyirizina bamubona ariko ari ahandi hantu, kandi mu musengere mumfashe kugira ngo tumuvaneyo. Yego. Abaye yumvise n'iki kiganiro akamamagara, nibwo byaba byiza, kuko nibwo namusengera akavayo nyirizina ndi kumwe n'iyo pasiporo ye. Batanze ifoto ya pasiporo? Ntabwo ari ifoto ya pasiporo, ni nk'uko waba abantu bakubona hano ku isi, bakubona ukoresha ibiganiro uri umunyamakuru, ariko uri ni kuzimu waratanzweho igitambo, ndi mu mirimo y'uburere, kuzimu nabo barimo bagukoresha, wowe ukajya unumva rimwe na rimwe nta mbaraga, rimwe na rimwe uterwa n'ibitotsi bidashira, mbese wumva utuzuye nawe muri wowe, urwara indwara z'urudaca wivuza ntukire, nubwo buzima yiberamo. Yego. Nta kintu ajya akora ngo kimuhire. Reka dusenga abasatira umusozo mu kiganiro cyacu, abwirwa benshi akumva beneyo. Ni kenshi Imana ifite inzira zayo nyinshi igenda itangamo message zayo. Fata umwanya ngushimire ko Imana yabanye natwe mu kiganiro cyacu, tukaba tugisoje. Imana igumugisha kuba wemeye gutanga umwanya wawe ukatuganiriza, ndetse ukatubwira n'iki Imana ishize ku mutima wawe. Nukuri abanyarwanda bacu umugani baravuga ngo abwirwa benshi akumva beneyo. Wakoze rero gusoza message y'Imana no gukebura abantu b'Imana bamenye ko nibyo bapinga ko bitabaho bibaho. Ubu hari n'abandi bagiye gukora iki kiganiro ati ibyo bintu ntago bibaho, ariko Imana izabasure mu bicuku bya nijoro cyangwa ijambo ryayo no mu ijwi ryayo ibamenyesha. Ariko ngiye mpamya ko ibyo bintu bibaho. Maze iminsi y'indwara intambara nyinshi zigiye zitandukanye mu rugo, nkabona ko Satani afite imbaraga. Uzi ko aterera mu muriro w'amashanyarazi cyane? Uzi ko aterera muri telefone dutunze? Zikaguterera no muri mwene so kakurwanya ntacyo mupfa. Uzi ko nasanze Satani atera akagera no ku rwego aterera mu mashini laptop izi dutunze cyane, mu bana mu bantu, donc bene so benshi bagiye batandukanye. Rero nitubabwira ibintu mujye mwumva ko bibaho, nta ndi urivugira ubusa ku musozi. Niba ikintu kivugwa n'umuntu umwe babiri batatu, byanze bikunze nuko icyo kintu kigize gute
gihari ahubwo wowe kitarabaho nukumve ko ibyo bintu bitabaho. Wakoze rero kutuganiriza kandi Imana igumugisha kudukebura, ariko hari umuntu ushobora kuba yakwifuza kuvugana nawe, kuganira nawe no kukubaza ibindi byisumbuyeho, wenda nk'umuvandimwe wabari nk'uko wabivuze akavuga ati si wa mubyeyi namubona gute kugira ngo tuganire, umuntu yakubona gute? Yambona kuri telefone, nomero zanjye ni 07 88 29 7 444. Izo nizo nomero zanjye. Yego. Umuntu yambona. Reka dushimire Diane wemeye kutuganiriza, dushimire nawe wabanye natwe mu kiganiro cyacu, ubwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom shalom, naho butaha, ciao.